Don't forget to subscribe on our YouTube channel to find the wisdom videos. Ubunge Wisdom House. Wiciye Tade negutse gahoro gahoro ngo ntagukangura naho uri maso ariko nizi nzitiramibu naraye nyimanitse neza nta mubuno mwe bakurumye niyemeje kumanikira inzitiramibu nkayimanika pe warayimanitse neza rwose nasinziriye nishimye koko se nuko Tade wakugira iminsi yose hehe na malaria wakweshinga ubushyuhe yakwihamira hano neza kandi bwakeye reka ngende umukobwa wanjye Sarina ari hafi kugera iwanjye adasanga ndahari. Sarina sarazindukira iwawe waje kuhakora iki? Dufite gahunda ahubwo nshakira amazi ncishe mu maso maze njye kureba uko Udensi yaramutse mbone gutaha. Yo uziko twahugiye mu nzitiramibu ntibagirwa sinaguhe n'impundu ko mwungutse umwuzukuru Tade. Yewe sinakurenganya iyo tugeze muri gahunda yo kurwanya malaria ibindi byose ubona ko bihagarara. Mbabarira nimpa mushiti yanjye ahubwo se waza tukajyana nkirebera uwo muvaburaya di. Ariko so ibyo uvuga n'ibiki makuru? Ntukujyana nyine nkareba uwo mwana wa Budensiana. Ese mama yabyaye iki? Wowe se ufite ubushobozi bwo kureba umwana ukiri mu nda? Ukiri mu nda? Budensiana se ntiyabyaye? Reka narabyara. Abaganga baramubwiye ngo ni imigendo bamusubiza mu rugo. Ngo iki? Yikanze ibise ajya kwa muganga igihe cyo kubyara kitaragera bati yagiye kwa muganga agiye kubyara agaruka atabyaye. Bari bagiye biteguye amavarisi y'umwana rwose bazi ko bagiye kubyara. Ibyo bintu mukwiye kubyitondera rero. Erega Tade abantu mu bandi ni babi. Ibyo byo ndabayitegeraho umuntu bakamuzinga igihe cyo kubyara cyagera bikanga da. Winera ubwoba makuru. Ariko mujye mumenya ubwenge. Ni gute umuntu ajya kubyara ari kunda bakamusubiza mu rugo ngo igihe nikiragera. Ibyo abaganga batubwiye nyine nibyo twubahirije wa muntu we. Bavuze ngo ni imigendo ngo ntabatashye igihe nikiragera. Tadeyo rero nibuze ubwenge ukabukunda umukobwa wawe. Reka dushaka umuti wo kumuzingura naho ubundi ashobora guhura n'ibibazo. Ubusiko ntibwo bamakura. Erega habaho abanyeshyere badashakira umuntu ibyiza wa mugabo we. Kanguka dushaka umuti tuzingura umukobwa wawe inzira z'ikigendwa. Ubuse nkora iki makura? Uwo muti se urawuzi neza uzi ko umuhaye yahita byara nyine? Ese bikugendekeye bite ko watwara n'ibitekerezo Rureme? Ndatekereza kubyo ngiye gukora murekwe. Uracyafite impungenge se kandi? Ndageranya kabitekerezo nkumva ngize akantu k'ubwoba. Reka nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ndatekereza ntibiramutse bigenze nabi singira amahirwe nka ya wa mugabo urukundo yagize. Humura rwose Rureme, umuganga uri bubigukorera yabihugukiwemo. Nta mpamvu yo kugira impungenge rero. Uriteguye tugende se? Tugende pe. Petero! Karame papa! Umfasha? Yego. Umva Petero. Karame. Uyu munsi rero ntugera aho ujya. Dore njye na nyoko ntabwo duhari. Umwana yarwaye se ko mbona mama muhetse mu gitondo bidasanzwe? Oya ni muzima. Ni se mu gihe ko mbona rwose mwambaye neza. Icyambere cyose umunsi w'isoko. Ikindi kandi nta minsi mikuru ikibina kuko rwose tugomba kubahiriza amabwiriza yo kurwanya COVID-19. Mu gihe koko ko mbona mwabukereye. Mva nkubwire rero. Wowe menya ko tutari bwirirwe inahangaha. Umenye urugo. Mutoni wasi mube hafi ntaze gukubagana. Oya. Hanyuma rero uze kumufungurira radio yumve ya masomo y'abana b'incuke. Pete. Karame. Nujya mu gikoni ujyanye n'umwana witondeye. Ejo bundi umwana wo hepfo ngaha yarahiye kubera nyine uburangare. Oya humura mama. Humura rwose ndamuba hafi mushiki wanjye ntiyashya ndeba. Rureme. Ndikumva. Noneho twagenda. Ariko banze urebe ko nta cyangombwa na kimwe bibagiwe. Tutaza kugerayo ugasanga turaserera cyangwa nyine turahatinze kubera yuko batutujije ibisabwa ngo badufashe. Humura rwose ibyo bambwiye kwa muganga byose nabyitwaje. Ndabifite rwose. Ndanga muntu yanjye ni icyemezo cy'uko njye nawe twasezeranye ibyemewe n'amategeko birahari rwose.
ariko se aho hantu mugiye mwitwaje ibyangombwa byo gushyingiranwa ni hehe papa? Ko numva hateye amatsiko. umva genda utangire akazi dore urirwa ahangaha mu rugo wenyine Pete. Aha. uze gutema cya gitoki se aherutse gutega inkingi. urumva ubu kirakomeye. aba ari cyo uteka ushyiremo imboga n'ubunyobwa. Sawa nta kibazo. Tugende muri tugende. umva mbere yuko tugenda Rureme, bana ibyo byangombwa mbishyire mu isakoshi nibwo nizera ko tubijyanye. urumva rwose ndabyanga kugera imbere y'umuntu yagusaba ibikenewe kugira ngo agufashe ukabibura. Ahita gusubiza wenyine. hanyuma rero ugatangira kuvuga ngo hanahana bafata ababagana nabi utarebye uruhare rwawe. dore ngibyo biri muri iyo bahasha. zizinge neza se nyine utabyangiza wa mugore we. ngwiki wongeye urwara umugore wa Stefano na Di. none se wowe uyubanye wari gukora iki muge? ngende ibyanyu bitazoroha. nabonye bakomeje kunyibira ibishyimbo nshyiramo umuzamu, ntungwa no gusanga umuntu nyiba ari Nyiramariza. ariko rero Nyamariza ntazwi ingeso y'ubujura na Di, bigenzure neza. niba umurimo ari we ariko ninjye wawuhinze muge, ntera ibishyimbo Stefano nterera imyumbati. urimo urabyumva? none se yakubwiye ko aterwa n'ikikuza gusarura hatabibye? natungwa no kumva avuga ko ari we wahinze ahubwo muge. ye cyane rwose, ibishyimbo bihingishirijwe n'umugabo we, ngo imyumbati niwe wayihinze, ngo niwe washyizemo ifumbire, ahubwo ngo nawe yibazaga umujura umwiba we. none se ubwo na Di urumva hatarimo ikibazo? byanyobeye kandi nabuze Stefano ngo nsobanurire neza ukuntu nihingira umugore agaza agasarura byita ibye. Nadine rero ni ukwitonda, ntupfe guhuka ngo urwane. ko niteguye guha amafaranga n'imbaraga nakoresha muri uriya murima muge. mfa none se urabigenza uti? simbizi muge, ubu byanyobeye neza neza. Stefano yanyihishe yanakuyeho telefone. ariko rwose Stefano ni igitangaza. ubwo nyine waba yarawuguhaye ntabibwira umugore we. umva muge, kutayimubwira se bivuze ko umugore azakusarura aho atahinze? sinzemera ko umwana wanjye yicwa n'inzara naramuhingiye Di, mbabarira. none ubwo amaherezo ni ayahe? wari ufite ubwoba ko usanga ntahari noneho muzehe. nyuzaho ukorera mbona harakinze, ntangira kubunza imitima nibaza uko mbigenza ntagusanga hano. iyo utamusanga ukahasanga se hari ikibazo papa? ikibazo kirahari gikomeye kandi nabashaka mwembi ngo dufatanye gushaka ko cyakemuka. byakugendekeye bite se muzehe? singifite ikibazo ahubwo nimwe. twese dufite ikihe kibazo papa? none se mwana wanjye wabonye udahurira n'abandi babyeyi kwa muganga bagatahana impinja wowe ugataha uko waje? muganga ariko yaradasobanuriye. ngo bisanzwe bibaho ko umuntu yikanga imigenda akagira ngo agiye kubyara kandi igihe cyo kubyara kitaragera papa. ibyo rero abakuru siko tubibona. gusa nanjye narajijwe ndabyizera, ariko nyuma inshuti yanjye makuru atayamfunguye amaso. yagufunguye amaso atese? umukobwa wanjye baramuzinze firi. ugize ngo papa? abagome mwana wa, iyi nda bayigutegeyeho barayizingazinga neza neza. igihe cyose rero tutarakuzingura uwo mwana ntazavuka. oya rwose ntawamuzinze muze, ntawe rwose. ntawanzinze rwose papa. muganga yatubwiye ko bibaho cyane cyane ku bantu bagiye kubyara bwa mbere nkanjye. ibyo by'abaganga mubireke. makuru atanyijeje ko azi umuntu wadufasha bakakuzingura, ugahita ugenda ukabyara mwana wanjye. ariko si ibyo bintu makuru atabikura he koko? ni mukuru. inararibonye ni mukuru yababoneye izuba. hazi byinshi rero mutazi. mwitegura ahubwo, cyangwa niba no kugenda utabishoboye mwana wanjye ndamubwira uwo muntu akuzanira umuti hano. ibyo bintu ntabwo mbishaka papa. n'ubundi rwose twize ibyo abaganga batubwiye, ibyo bindi byihorere rwose muze. turategereza igihe kigera umugore wanjye rwose abyare, naho ibindi byo wapi. kandi nanga ko mutajya munyumva mwabana mo. buri gihe iyo ufite ibitekerezo by'inararibonye by'abakurambere murambangamira. umva papa, si uko utakumva makuru atagutera. ibyo mwigize byo kutumva abakuru, mutumva inama z'abakuru, ntabwo ari byo budensiya. wowe n'umugabo wawe turabaruta. na kera na kare kose nta mugore wajyaga kubyara atazingura. umva muze, nta kibazo umugore wanjye afite rwose. simbinginga Di, ndagiye ngewe mwene ngira inshuti, sinkunda umuntu ngira inama ntanyumve. icyo nzi ni uko muzampamagara munkeneye nanjye nkabihorera.
koko se ubwo uragiye papa? ariko se mwihora Papa. mwihora ariko agende Oya nawe wivuga. uyu urabizi neza ko tutiteguye kwemera ibyo adusaba kandi muzehe nawe ntajya ava ku izima. Aha. ego ko ese ko nivugisha kandi turi kumwe ubwo wansubije koko Ruremye? se urankanze uvuze ngo iki murebwa uvuze ngo iki? yego wari ugeze hehe ubwo Ruremye? ko watwaye n'ibitekerezo cyane ni umunaniro se kubera urugendo cyangwa urumva ubabara? reka da simbabara rwose. burya abantu ni abahanga pe, ko nabonye bafata akantu bagapyirizaho mu kanya nk'ako guhumbya ngo genda birakemutse. nawe wabibonye? yewe nanjye natangaye rwose narinzi ko ari ukumbaga. nizere ko rero hatakubabaza ukaba ubimpishe. reka ntabwo mbabara rwose. nyine nakubwiraga ntinishimiye uburyo batwakiriye ku bitaro bakanadufasha ibitugenza neza ku buryo byihuse. yewe serivisi yawe ni nta makemwa rwose kugera ahantu ugasanga barakwiteguye izina ryawe barizi bakakwakira neza baseka pe ukagira ngo ni abashuti bawe. uriya mwana wakira abashyitsi rwose ngewe namukora. koko nade ibibazo warenda mva nzabyikemurira genda mvira mu rugo singushaka. bukeye bwaho mu nkuru yafashe icyemezo cyiza twizemo ko tugomba kwirinda urugomo tukajya ku ishuri kuko kwiga ari byiza. nizere ko mwese muri abana beza mutagira urugomo. uri mu biki kaga? ayiwe ni ibiki barongeye twirukire? awe naringize ngo barongeye mama we bandese uyu mwana ara ubunanirwa gukurikira amasomo kuri radiyo aricyo cyatuzanye ahubwo urimo urarota wana. sinamenye uko nasinziriye. nese ubundi kuki urimo gusinzira kandi turi gukurikira amasomo kuri radiyo? siko kuva isomo ryatangira wakomeje usinzira. sawa baba n'undi bibazo dufite mu rugo iwacu. ufite ibihe bibazo? ubu hashize iminsi 2 iwacu ntawe usinzira. kubera iki se? mwatewe n'intozi? uzi intambara iri iwacu ariko maze no kurya ntitukirya. kubera iki kaga? nyine kubera papa na mama muri iyi minsi bahora mu ntonganya barwana gusa. ihanganisha maze wumva nifuza kudasubirayo wamaho nigira ahubwo kuko iwacu hahora amahane sha. ihangane bw'isi. numva nishakira kuzajya nzanyirirwa hano iwanyu hanyuma nkataha nimugoroba nkareba uko iwacu bimeze. nishyura ariko kubyara nabi we kubyara ikigori kikagira nishyura rwose nishyura niko Petero ahubwo se arahari Rureme? icyo kigo ni icyagiye. yewe simbizi ariko mu kanya numvaga ari hafi aho ngaho ku irembo. ubundi se wamushakira iki? oya ntibyumvikana. nishyano gusa nta kindi. Petero yagize ate? Petero yagize ate koko? yagize ate? uzi uko bingerekeye hariya ku ikusanyirizo ry'amata ngiye kubarisha amafaranga tumaze kugezamo murebwaye. bigenze bite nyine mbwira bigenze bite? uriya mwana nzamugirene kuko nzamukorera iki nzamugirene? byagenze bite se? niba iki Petero yakozeyo? ndatunguwe gusa nta kindi. ndatunguwe. uzi ko hari umunsi batakira amata yacu ngo yapfuye ngo basanze harimo amazi murebwaye. wa mugore we icecekere gusa nta kindi. ndumiwe ngo iki? ubwo ayo mazi yageze mu mata y'inka zacu gute koko Rureme? wandeka niki? icyo nicyo nanjye nshaka kumusobanuza akansobanurira. ni gute amata y'inka zanjye habonekamo amazi? ni gute bishoboka bite? nanjye simbyumva rwose simbyumva. Petero ndamushaka ngo abisobanurire. ikibabaje kandi ayo mata ntigeze anayagarura ahangaha ngo tuyabone. nta nubwo yigeze abitubwira da. ibyo byose rero ndagira ngo abisobanurire neza mbyumve. sinzi ko ariko ndi bubyumve. ubwo se koko Petero yaba yarabigenje ati? ku mana yanjye ubu se kuki wowe rwose utariye budeyi? nanirwa kurya. kandi ngewe mbona utariye sheri. ntitwari twumvikanye ko utazongera kuntegereza ku mafunguro ya saa sita koko? numvise ntabishaka. ngaho rero reka turye nta kibazo. ni ukuri ndumva ntabyo nshaka firi. ngo
ibyo se birashoboka wakubwira ukuntu rwose biryoshye ngaho akira rwose ryo si byo kandi nkubwira ko ntashaka kurya. ufite ikihe kibazo se kutariye? ariko hari n'imbuto nari nariye rega. oya ntabwo nkwemera rwose kutarya. ahubwo sheri ndakumva. hari ibintu nibonyeho mu mwenda w'imbere none ndibaza ibyo ari byo. wabonye bimeze bite se? nabonye bimeze nk'ururenda mbyibazaho. sheri ubwo ntibishoboka ko ugiye kubyara we ahubwo se bude gira vuba duhite tujya kwa muganga gira vuba ariko. reka ubwo se nibyo nyine ubwo se urumva atari ikimenyetso ibyo kugenda bambirese rwose ahubwo gira vuba tugende. reka sinakongera gupfa kugenda bitongera kumera nka cyagiye nikanze kubyara twakwirukira ku kigo nderabuzima nageraho ngasanga ntaragera igihe. nyamara bicira inyeri kandi ari urukundo. oya firi uragira ngo abantu bongere bahurure ngo nabyaye basange ntabyaye koko. oya rwose bude itegure tugende hato tutishyira mu bibazo rwose. reka yewe ndategereza ko hari ibindi bimenyetso mbona. ahubwo ariko ntabwo ngukundira pe. wibuke ko muganga yatubwiye ko gutinda kujya kwa muganga bishobora gutuma ubyarira mu rugo cyangwa mu nzira kandi bikaba byashyira umubyeyi n'umwana we mu kaga. none se ubwo uragira ngo mpite ngenda koko? tugende nyine. none se ubu twageraho tugasanga nanone atari byo. sheri mbabara rwose nyumve. firi ndakumva. wirya wisubire ku kazi nimbona ibindi bimenyetso ubwo ndaza kuguhamagara. ntabwo rwose ngukundira itegure duhite tujya kwa muganga. humura ariko nibinaba ngombwa rwose ndahamagara muganga dore mfite nimero ya telefone ndamuhamagara mubwira uko ndimo kumva ameze ubwo arambwira icyo gukora. cyangwa duhite tumuhamagara. oya cyangwa mpamagara umujyanama w'ubuzima. hano ni iwawe ra wari ku muyobozi w'umudugudu? nta n'isoni leta ariko ubundi urashaka w'icyano ko naje ariko umuyobozi w'umudugudu nta mahoro nyiramari njye se wayampaye. ariko se mutuze manze numva ikibazo cyane. si uyu mugore se ariko se ubundi nyiramari ndetse nkabantu nkavuga ikibazo cyanjye ntansanze hano nje kwitangira ikibazo. nanjye njeje gutanga ikibazo cyanjye ku muyobozi w'umudugudu di mbabarira. none se niba mwembi mwari mwasezeranye kuzana ikibazo cyanyu hano natuje nka cyuma. siniye nsezerano n'umuntu we kuzana nawe hano njye nje kukuregera nk'umuyobozi w'umudugudu. nanjye njeje kukuregera umuyobozi w'umudugudu nkuregera uyu mugore na Dina. okay ngaho rero nimutuze nihabanze havuga umwe abanza avuga ikibazo cye narangiza undi nawe avuga ikibazo cye. umva muyobo rwose umugore ngenje kumukuregera nihingiye umurima nitera ibishyimbo abonye byeze cyane araza yaje muri bya bihe byo kuguma mu rugo ngewe ntabwo nari impari aza gusarura. ngo wahinze ibishyimbo? ariko wabihinze ryari? wabihinze mu murima wandi? subiza mugore we. cicika wa mugore we nyanda ubona abandi bakoze ukishimira kuza gusarura aho utahinze uri nyene se ko yakoze ibikora. nge ndashaka ibishyimbo byanjye wasaruye kandi ntuzongeye kunkandagirira mu murima bampaye kugeza imyumbati yanjye yose nyisaruye. ariko se umva twumvikane none ko muvugira rimwe ubwo ndamenya numva nde ndikende. okay nyiramariza ndakumva banza uvuga ikibazo cyanyu ko giteye. umva muyobo uwo murima avuga ni umurima wanjye. Nadine asobanura ukuntu ntera imyaka mu murima wanjye buri wese arawuzi rwose imyaka yakwera umugore w'inturumbutse atinje gusarura. inturumbutse niyo nyiramari ariko si uyu mugore ninjye wahihingiye witonde. ariko reka nkomeze mvuge ubundi uranca mu ijambo kubera iki ko umuyobozi ari ngiye haye ijambo wowe urazi. Nadine twumvikane rwose reka nyiramariza avuge nawe narangiza ubwo nawe ndaguha umwanya uvuga sibyo? urumva rata mudugu komeza nyiramariza. dufite umurima hariya noneho umugabo wanjye yagize atya ashaka abakozi barawuhinga yewe banateramo ibishyimbo nuko niterera n'imyumbati none iyi nda iraje itinje gusarura. bani ibyaho uranyita inda nyiramari utanyita inda tukabyenga iminyaga. uriya wandiririziwe wabonye warabyaranye n'umugabo wanjye se none urashaka no kwigabiza imitungo yanjye wiha gusara ibyo utahinze. bite byanyu mwana ariko nshinze gusara ibyo ntahinze gute ibishyimbo n'ingi nabyihinze urabyumva cicika nawe. reka kubeshya se nyine uretse ko niyo nabikora ntari no kubikwemerera. wabihinze ryari? indaya gusa yenderera. ayiwe udakomeza kuntuka nyirami udakomeza kuntuka njye hakwe ko inama zamarwe mwabyumva. ariko umva mureke twumvikane nimusiga mutaza no kurwana hano iwacu. yego rata muyobo hipfukire. okay mureke mbereke icyo gukora rero yego rata turakumva.
buri wese natuze kandi ntihagire wongera gusagarira undi. Se unsagariye indaya gusa ngaho se ntiwongere kunyita indaya urikise urunebwe gusa rwananiwe gufata umugabo warwo neza umva ngweke ariko hari nta nubwo menya ko muri imbere y'ubuyobozi so uyu nguyu se mutega amatwi hanyuma munyumve sibyo gusa mutega amatwi mwumve ikibazo cyanyu rero numva Nadine anyorohera ikibazo cyanyu numva gikomeye sibyo ntabwo byoroshye nimureke rero ngiye gutumiza inama wenda y'abaturage bake hanyuma twumve ikibazo cyanyu tugicoce sibyo indaya sirumva ariko sente byanyu Nadine rwose papa muzaniye inkuru nziza pe ahubwo uragura mva muhungu wawe araje urabizi papa muzaniye inkuru nziza hari ahantu nabonye ikimasa cyiza cyane ariko mva mbese ni ukuri papa kandi rwose ngo kiragurishwa uzi ko dushobora kukigura kikaba kitubyarira inka nziza cyane twakunguka kandi papa ni ukuri urumva se ari byiza se nzibaho ngaho ceceka nta n'isoni kundakariye se papa urumva mvuga ibintu bibi ahubwo gira vuba wicara ngaho hasi nsobanurire ibyo ngiye kukubaza wakoze icara hasi si jyewe wowe nyine ariko si urabona se atarakaye wa mwana we none se papa yarakajwe n'iki mama wamubwiye nabi se ceceka se nyine kandi iyo ngiye kukubaza unsubize utarya iminwa ni ukuri ndagusubiza papa niko ndakumva ko nagiye kubarisha ku ikusanyirizo ry'amata ngasanga hari umunsi umwe batakira amata yacu byagenze gute sobanurira ndakubajije subiza ayo mata batakiriye byagenze bite kandi byabaye umunsi bagemuraga amata najyanye yose se kuba yakiriye papa uramenya utabeshya so wa mwana we uramenya utabeshya se mwihorere ariko yekubeshya mwihorere arebe mukosore ngaho sobanurira di none se ubwo njyewe hari ubwo nyine ubwo wenda wasanga taceka ubwo tuvuze iki ariko wavugishije ukuri wa mwana ukareka kutumangatanya niko niwajyanye amata bakayanga basanze harimo amazi niwajyanye amata bakayanga harimo amazi vuga se nyine vuga sobanura peti nyine cyakora niko byagenze niko byagenze none ifite inka ikamwa amazi hano hari inka tugira ikamwa amazi kubizi oya ntayo none se byagenze bite papa rwose ni ukuri ntabeshye ni njye wayongeyemo rwose aho ntimunyumvira kugira ngo bigende bite nyine kuko nashakaga gutubura ngo hagire udufaranga turengaho hari amafaranga nari nkeneye amafaranga wari ukeneye iki cyucu gusa wowe ushakira amafaranga mu kwangiza ibifite ubuziranenge nta soni babarira papa mbere se nyine mbere ndakuvuna ukamfungisha shambi mbere ndakuvuna ku kaguru ariko se ubundi washakaga amafaranga y'iki washakaga amafaranga y'iki pete meze nabi nukuri meze nabi umeze nabi ariko se koko nari nabikubwiye cyagiye mu masaa sita kuko rwose wagomba kuba twaritse tukajya kwa muganga mwana we ariko se uba iyo umpamagara kuri telefone kuko ntiwirirwe wohereza uriya mukozi wacu kuza kumbwira ko umeze nabi gusa koko dore ubu nabwo rwose habayeho guta igihe cyose none se ko nta mayinite nari mfite muri telefone yari yanshiranye mpamagara muganga ariko se rwose mwana yanjye ubu se nkora iki koko ndakora iki koko negurira ibyangombwa buri byangombwa tujya kwa muganga fire ngaho rero ubu se ndamenya rwose ntegura iki cyangwa umva mpamagarira sorina n'umujyanama w'ubuzima bahamagare baze ariko wamugane koko mwana we ubu se koko ndakora iki kandi nanjye ubu nta mayinite mfite rwose ubuse nkora iki koko mana yanjye ubu se ngusige wenyine koko njye kwa sorina na nonsiyata Philippe abuze icyo afata n'icyo areka udense yanatumwifurije amahirwe naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha nongeye kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro by'urunana
uyu ni wa mwanya wanyu aho dusoma bimwe mu bitekerezo mwatugejejeho muri iyi minsi. Ngende Bonane Jean Emmanuel. Ubutumwa mwatwandikiye tugiye kubusoma duhereye ku bwa Sindayigaya Claude wo mu murenge wa Rusororo. Yagize ati Stefano we, ko mbona imizinga igiye kuvamo imyibano, nyamara iyo uza kwicara ukabwiza Nyiramariza ukuri uti nibyo koko nakoze amakosa mbyarana na Nadina, none ko wemeye Kagabo n'uriya wamwemera ukungamo ukamubwira uti nabonye utabishobora, uti nibwo natekereje ko twamuha umurima agahingamo ibitunga umwana, niyo Nyiramariza gusimbukana ubaba yaramaze kubyakira. None rero hama hamwe urusome wararwishigishiye. Uraye neza Donatira we yatwandikiye ari mu murenge wa Kicukiro. Yagize ati ntangiye ngira nti muri aho bari mu beza mutwigisha nta kiguzi uretse kubatega amatwi. Mureke mbitumire kuri Mutesi. Mumumbwirire ngo igiti kigororwa kikiri gito. Kunanirwa kumvira abakuru bawe inama bakugira uzifuza kubumvira bitagishobotse. Hari n'uwatwandikiye agira ati turashimira mwe mwese mutugezaho ikinamico runana. Hagati aho ariko ndanenga cyane Patrick kuko ntabwo ari umuhungu mwiza. Amenye ko urukundo rutagurwa. Ikindi ababyeyi barinda bashishoze neza kandi bajye bamutega amatwi kugira ngo babashe kumenya neza ibimubangamira n'uburyo afutswe uburenganzira bwe igihe aba yasigaye mu rugo. Ndashaka kugira inama Mutesi. Mutesi we, uritonde kuko imyitwarire yawe ntabwo iberanye n'urubyiruko rw'ejo hazaza twifuza mu gihugu cyacu. Nyurwa n'ukuri ntukomeze kwifuza ibyo udafitiye ubushobozi. Murakoze. Nitwa Iradukunda Sylvain, mperereye mu majyaruguru mu karere ka Burera. Neza, nitwa Pasi wambaje Imana. Ndagira ngo mbwire Mutesi, niko mute waretse kwiyandarika koko? Petero na Patrick ni bamara kukwangiriza ubuzima hagati aho ugakuramo indwara zitandukanye cyangwa bakagutera inda, ubu urumva utabuteye agahinda musaza wawe ndetse na mukuru wawe natwe twese muri rusange. Inama nakugira, rekana nabo ucyari muto uyikwiteza ibibazo. Reka ubutumwa mwatwandikiye tubusubikire kubw'umukunzi w'Urunana twahisemo kutavuga izina rye kubera ubuhamya yaduhaye. Yagize ati ikinamico Urunana ndayikunda kandi ndayikunda cyane. Natangiye kuyumva 2017 ubwo nari nifite imyaka 15 none ubu maze imyaka 3 nyumva. Muri iyi myaka 3 yamfashije kumenya ko kwigira ari bwo butwari. Nari umukobwa wo gutegereza icyo umuhungu ampaye, ariko nyuma naje gutekereza kuri Mutesi sanga dukora bimwe, ariko naje kwisubiraho kubera ikinamico Urunana. Ni muntu ntumikire kuri Mutesi. Mute kuzi kuri imfubyi urerwa n'abavandimwe bawe, wabakundi ukumva inama bakugira nk'abavandimwe bawe uragira ngo uzabatera agahinda. Iyo myitwarire yawe itari myiza wayiretse. Naha dusoreje ubutumwa mwatwandikiye muri iyi minsi, tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwatwandikiye mutugezaho ibitekerezo byanyu. Tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.